Umuhanzi ukomeye cyane ufatwa nk'ukomeye cyane mu gusigasira umuco cyane cyane wa Afurika, Kajanine w'umurundikazi ndetse akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari naho hantu yakuriye. Ngira ngo mwarabibonye ku wa gatanu ku itariki eshanu z'ukwezi kwa cyenda 2025, ejo bundi haba umuhango wo kwita izina, nawe ari mu bise izina, ariko kugeza ubu ngubu abarundi bari kugenda bamuvugiriza induru cyane, ubona ko ari kugenda bamutera amabuye bamutuka cyane, bagaragaza yuko atarakwiye kubikora, ndetse akaba yaranavuze ko yifuza kuzamara ubuzima bwe bwose busigaye, ndetse akaba yarahisemo igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu cye nyine, nk'igihugu cyo mu rugo nyine ariho yifuza kuzaba ubuzima bwe bwose busigaye. Ibi ngibi rero akibivuga bamuvugirije induru cyane, ndetse bamwereka ko ibi bintu yakoze atari byo. Rero nawe yagize byinshi agenda abitangazaho. Ibi ni byo tugiye kuba tuganira mu kiganiro cyanyu cya Kigali Hot Celebs Entertainment, dore ko tugenda tugaruka ku makuru menshi bari kugenda avugwa cyane cyane hirya no hino, ku byamamare bivugwa hirya no hino, cyane cyane hano mu Rwanda niho twibanda, dore ko hari n'abarundi benshi baba badukurikiye hirya no hino aho baherereye aho ariho hose. Ngira ngo nabo tubahaye ikaze cyane. Iki kiganiro cyacu ntabwo kiri bwibande ku ruhande rumwe, ngira ngo nk'uko mubimenyereye mukunda kubona ibiganiro byinshi abanyarwanda bakunda gukora ku gihugu cy'u Burundi, ubona nyine batabivugaho rumwe, uburyo ki bitwara, uburyo ki nyine ibintu bihagaze muri rusange, ubona nyine batabivugaho rumwe. Rero njyewe ntabwo ndi bwibande ku ruhande urwo ari rwo rwose, dore ko buriya abarundi ni abavandimwe, burya abantu muhuje ururimi, mbasha kuba navuga akanyumva, ndetse nawe yavuga nkamwumva. Ibyo ari byo byose utugambo duhindukamo ni utugambo dutoya, kandi ndizera ko buri wese aba ari kumva icyo mugenzi we aba ari kuvuga. Rero navuga ko aho ngaho tuba turi abavandimwe. Rero mvuze ko abarundi ari abavandimwe ntabwo naba mbeshye. So twihuse cyane twinjira mu kiganiro cyacu. Uyu Kajanine ubundi ni umurundikazi, yavukiye ndetse anakurira mu gihugu cy'u Burundi nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Yavuze ko yavuye mu Burundi afite imyaka 16. Ngira ngo umwana w'imyaka 16 aba asobanukiwe ndetse aba azi icyiza ndetse n'ikibi. Noneho nk'umukobwa, cyane cyane buriya abakobwa baba bazi ubwenge cyane kurenza abahungu. Mu myaka 16 aba ari umwana uzi ubwenge bwinshi cyane. So rero navuga ko ari byinshi asobanukiwe, nimba ari n'ururimi rw'ikirundi aranaruzi, kuko ku myaka 16 kuva muri icyo gihugu cyawe cyangwa se uba warakuriyemo uba uzi byinshi cyane. Ntabwo navuga ko aba atazi ururimi, aba aruzi neza, bivuze ngo ni umunyagihugu w'igihugu cy'u Burundi. Rero ejo bundi ku itariki eshanu nibwo nawe yari yatoranyijwe mu bantu bari bwite izina nk'umuntu navuga ngo werekana umuco w'abanyafurika ku ruhando mpuzamahanga cyane cyane, dore ko ni umuhanzi ukomeye cyane. Njyewe numiwe kubera ko iyi ndirimbo ye yitwa Samborera, bundi najyaga nyumva kera, ariko simenye ko nyine ari umurundi, ariko aho babivugiye byatumye ngira amatsiko cyane ngo numve uyu Kajanine ubundi ni muntu ki. Nsacinze kuri YouTube mbona haje indirimbo yitwa Samborera, hari n'indi yitwa Wale Watu, akaba ari nayo ndirimbo yakunze kumenyekana cyane. So izi ndirimbo uko ari ebyiri navuga ko ari indirimbo navuga ngo zakoze amateka cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no muri Afurika yose muri rusange. Muri South Africa wenda nari nzi ko ari nk'umu Tanzania cyangwa se nk'umu South Africa, cyane cyane tukiri abana tutarabasha kumenya ibyo ari byo. Nari nzi ko ari muri South Africa, kubera ko wumva nyine injyana ye ari injyana gakondo kabisa. Wumva ko ari injyana nyafurika, iyo uyumvise uhita wumva ko ari umunyafurika. Ndetse navuga ko ari umwe mu bantu bakunze guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane cyane uburenganzira bw'abagore. Yagiye aba mu bihugu bigiye bitandukanye, rero aho nk'ubu ngubu bigaragara ko yabaye mu gihugu cy'Ububiligi, nk'uko akomeza kugenda abitangaza avuga ati njye nabaye mu gihugu cy'Ububiligi imyaka 20, mba mu bwami bwa Monaco imyaka igera kuri 30, utirengagije n'imyaka nagiye mba muri Mali aho nari mfite urugo, dore ko avuga ko mu mujyi nyine wa Mali, hariya mu mudugudu wo muri Mali, yari afiteyo inzu
ndetse ari naho yari atuye, ari naho yari afite umuryango muri rusange. Rero akaba rero mu minsi isigaye nyine y'ubuzima bwe, dore ko kuri ubu ngubu afite imyaka 62, akaba avuga ati nahisemo igihugu cy'u Rwanda nko mu rugo. Kuri ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda niho nahisemo nk'urugo. Rero akimara kuvuga aya magambo, barahise baza abarundi baza baramwibasira ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, baramwibasira bagaragaza yuko atarakwiye kuba yakora ibintu nk'ibyo ngibyo, agaragaza ko nyine igihugu cy'u Rwanda aricyo yagahisemo nk'urugo kuva yava nyine mu gihugu cye cy'u Burundi, agaragaza yuko yatereranye igihugu cye nyine avukamo, agaragaza yuko nyine ari kugaragaza ko igihugu cy'u Burundi yagitereranye muri rusange. Nyine niko abarundi bahise babifata, ariko Kajanini we yaje ku rubuga rwe rwa Instagram apostingaho amagambo aravuga ati kubera iki u Rwanda, ati nabaye muri ibyo bihugu byose nyine navuze haruguru, ati nabayemo imyaka igiye itandukanye, nta muntu n'umwe wigeze ukompureninga, nta muntu n'umwe wigeze ubyitaho nk'uko bigenda bigaragara, avuga ati kubera iki mpisemo u Rwanda. Kuri ubu ngubu akaba aribwo nyine bagaragaje kompureningi, akaba aribwo bagaragaje ibintu nk'ibi ngibi bigaragaza urwango ruri hejuru abarundi basa nkaho bafitiye igihugu cy'u Rwanda. Avuga ati igihugu cy'u Rwanda nagihisemo kubera ko giha uburenganzira nyine abagore, kubera ko giha uburenganzira ibinyabuzima muri rusange. Ati niyo mpamvu nahisemo igihugu cy'u Rwanda, kubera ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntabwo nigeze mbabonera amahirwe. Ati nagiye mpava mu bihe bigiye bitandukanye kubera ibibazo n'ubundi byari biriyo. Rero agaragaza igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu noneho cye, bivuge ko kuri ubu ngubu niba bataramuha n'ubwenegihugu, ahubwo bashobora kuba bazabumuha cyangwa se baranabumuhaye, nta n'uwamenya. Ariko nk'ibigaragara uyu Kajanini yahisemo igihugu cy'u Rwanda, ndetse abarundi bakomeza kugenda babigaragaza nk'aho ari ikibazo gikomeye cyane. So nta bindi birenze rero nje kuvugaho, usibye ibintu biri kugenda bigaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bigenda bigaruka kuri uyu muhanzi wo mu gihugu cy'u Burundi wahisemo igihugu cy'u Rwanda, ndetse anagihitamo rwose, avuga ko kuri ubu ngubu aricyo gikwiye kuba igihugu cye bwite, ndetse ari nkaho nyine mu mamoko ye, ngira ngo muri kubyumva. Ukunze kubona muri uyu muhango wahuza urugwiro na nyakubahwa Jeannette Kagame, umukuru w'igihugu, umugore nyine first lady, reka mvuge gutyo, nabonaga ari byiza cyane rwose, ubona ko mu gihugu cy'u Rwanda bamwishimiye. Nakunze kubona abantu benshi bagenda babigarukaho, bamwe bamuha ikaze cyane, bavuga ko bishimiye ko nyine yaza akaba umunyarwanda, tugafatanya kubakana igihugu cyacu cy'u Rwanda. So nta bindi birenze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru yo y'abasitari nakagaruka.